mudahwema gukurikirana ibiganiro bya CYUBUGINGO TV. Yewe nitwa Ishimwe Emmanuel, nongeye kugaruka hano muri studio za CYUBUGINGO TV, aho n'umunsi wa none tugiye kuganira cyangwa se tugiye kumva umukozi w'Imana yatumye kugira ngo abwire abantu iby'ubwiru bw'Imana ndetse n'uburyo bakwiriye kugenda. Rero reka ngusabe gutega amatwi, gusa niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe, ugakora like, ugasharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zizageze zimenya ibintu nk'ibi ngibi, zimenye iby'uru rugendo rujya mu ijuru. Rero ikaze hano kuri CYUBUGINGO TV, ni karibu no kumva ubuhamya. Nkuko nabibwiye rero mbere, ingingo y'ubuhamya bwanjye iravuga ngo shaka ingingo izakurengera ugeze ku munsi mubi. Habaye tariki 23 z'ukwezi kwa 9 2016, twari mu masengesho y'umudugudu. Imana ikoresha umuhanuzi arahanura ngo harimo umugeni wihuse uri aho ngaho. Kuko atavuze izina, nanjye namusengeyeho. Bakimara kuva mu singa ry'ubuhanuzi, bahise bavuga ko Imana yababwiye ko bagomba gukora kuri uwo muntu akimenya, maze agatunganya ibidatunganye. Hanyuma igihe cyarageze aza ankoraho. Akimara kunkoraho, njyewe ntabwo nabyakiriye neza kuko nari mfite umwana w'amezi 4. Nahise nibutsa Imana imirimo nari narayikoreye. Nayibukije igihe yigeze kuntuma ibuvira, navuyeyo. Nayibukije ibukavu, yigeze kuntuma, naho navuyeyo. Nayibukije umudepite, yigeze kuntuma, naho navuyeyo. Nayibukije ikigali, yigeze kuntuma, naho navuyeyo. Nayibukije korari Tumaini ndirimbamo, ni njyewe wayishinze. Nayibutsaga iyo mirimo ngira ngo inyongere igihe cyo kubaho. Igihe cyarageze numva ijwi impande zanjye rimbwira ngo wowe Mama Dieme, vamo ideni ry'itorero urimo, naho ubundi byarangiye. Ideni nibutswaga n'imihigo nari narahize, ndetse n'amafaranga ya gisozi nari narasigayemo. Naratekereje rero, mbona mu rugo nta mafaranga dufite. Mpita nibaza nti ubwo ngiye gupfa, kandebe mu myambaro uwo nkunda, mwuzane wishyure ideni ry'itorero mbamo, naho ubundi byarangiye. Nahise nsaba pasiteri wanjye ijambo, ndamubwira nti nshaka kwishyura Imana nkoresheje umwambaro, wenda yanyibuka ikanyongera igihe cyo kubaho. Yahise ambwira ko nihuta nzana uwo mwambaro. Nahise mfata umwana, kuko nafite umwana w'amezi 4, ndamuheka. Ngeze mu rugo nifungira mu nzu. Namukuye mu mugongo, ndamwitegereza, nibaza buryo ki agiye gusigara wenyine. Igihe cyarageze njya ku ivarisi y'imyenda, ngera ku iribaya ry'icyo gitenge. Iryo ribaya nararirambuye, ndituma amagambo akurikira. Naravuze ngo waribaya we, wowe ngiye kukubakisha gisozi ndetse n'imihigo nahize. Nuramuka ugeze ku Mana yakumpaye, uyimbwirire ko mfite umwana w'amezi 4, kandi uyimbwirire ko nta babyeyi mfite, imbabarire inyongere igihe cyo kubaho ndere aba bana. Nararangije ndabizinga, hanyuma mbipfukamaho ndasenga. Ndangije gusenga, nahise mbijyana mu rusengero. Nagezemo baransengera. Nyuma y'iminota mike, Imana ituma abandi bagabo 2 baturutse mu butayu, baza baje kuvuga iby'urupfu rwanjye. Igihe cyarageze nabo bankoraho. Sinari mbazi, nabo ntago bari banzi,
uretse Imana ireba ibyiherereye, iyo yabatumye ikaberekana uwo ari we, nanjye baraza bankoraho. Bakimara kunkoraho nahise mbyakira. Igihe cyarageze turataha tujya mu rugo. Tukigera mu rugo nahise njya mu baturanyi banjye abo tutumvikanaga mbasaba imbabazi. Igihe cyarageze njya muri korali abo tutumvikanaga nabo mbasaba imbabazi. Saa 12:40 zigeze nahise numva ibitotsi bidasanzwe mu mubiri wanjye. Narahagararaga rero nkasinzira, nakwicara nkasinzira. Nahise mbwira umutware wanjye ngo njyewe ndi kumva nshaka kuryama. Yarambajije ngo uri kumva uri kubabara? Mubwira ko ndi muzima, kandi koko nari muzima, ntabwo nigeze ndwara n'umutwe. Igihe cyarageze rero ndamubwira ni mu myaka tumaranye aho ntagutunganiye, umbabarire n'Imana imbabarire. Nawe yansabye imbabazi, n'umwana wacu mukuru bigenda gutyo. Tukimarana gusabana imbabazi nahise mubwira ni ngiye kuryama, ngo no dusenge isengesho ryo kuryama. Yayisaza turasenga. Tukimara gusenga avuga ko ataricara wenyine, ko nawe agiye kuryama. Nageze rero mu buriri. Mu gihe ndyamye nahise numva inshuti zanjye nari mfite kabisa, twarakundanaga cyane, twaracuruzanyaga. Numva baje ku muryango, umwe muri barahamagara ngo Mama Dieme. Nahise nitaba. Nkimara kwitaba bahise bavuga ngo ngwino tujyane ahantu tujye gufatayo inyama. Bahise bakura uyu muntu uvuga muri uyu mubiri nambaye, hanyuma uyu muntu uvuga baramujyana. Twaramanutse rero tugera ahantu hari amasikariye maremare. Tukimara kuhagera twarayamanutse tugera mu yindi isi itari iyi si turimo. Iyo si twagezemo ni ikuzimu. Tukimara kugera ikuzimu twahasanze hari isoko rinini cyane riremyemo inyama z'abantu. Bari abagore n'abagabo, bari bafite iminzani, imipanga n'ibyuma, kandi bari bafite inyama z'amatako y'abantu yarangwaga n'ibirenge by'abantu. Bari bafite ibikenyi by'amaboko byarangwaga n'ibiganza by'abantu. Muri iryo soko nahasanze abamama inzi baba hano ku isi. Nkibibona nge nagize ubwoba bwinshi. Nahise mbaza umwe muri baba mama nsanze muri iryo soko ngo runaka, kuki wowe ucuruza inyama z'abantu? Yaransubije ngo Mama Dieme, nubwo watubonaga ku isi, twe twirirwa muri iki gihugu cy'ikuzimu hanyuma tugataha ku isi. Nahise mbasubiza ni ngewe sindya inyama z'abantu, ahubwo mumbabarire mundangire inzira yo kungeza ku isi nsubire ku isi. Baba mama babiri bangejeje ikuzimu bahise barebana, numva barambwiye ngo wowe Mama Dieme sigara uhagaze muri iryo soko, turaje tugiye kwihagarika. Nasigaye mpahagaze, bo baragenda baranceremba bagaruka hano ku isi, ngewe sigara ikuzimu. Mugendi kwibaza buryo ki nzagaruka hano ku isi. Nahise numva amajwi menshi y'abadayimoni inyuma zanjye. Abo badayimoni bari bafashe umugabo wakubitwaga inkoni nyinshi zidasanzwe. Hanyuma numva aratabaje ngo nimumbabarira sinzasubira mu rusengero. Nkibyumva nahise nkebuka ndabareba. Nkibabona mbona n'umugabo rwose, umudayimoni witwa Mujinya yazanye icyuma akimutera ku kaguru k'inyuma, hamenetse amaraso menshi. Mbona abadayimoni bazanye amaveri cyangwa se ibikombe, bateze amaraso ya wa mugabo, barangije barayanywa. Nkibibona naratabaje mu ijwi rirenga ngo Yesu we, bishe umuntu wiremeye utabagishije iyi nama. Nkimara kuvuga iryo jambo, umudayimoni wari uyoboye izo ngabo witwa Cyubahiro yahise avuga ngo
murekure uwo mugabo, mufate uriya mugore utwica amanywa nijoro. Bahise bamurekura, ingabo z'abadayimoni ziraza zirankikiza zinshira hagati. Dayimoni Cyubahiro yahise ahamagara umudayimoni witwa Rushingamajosi. Uyu Rushingamajosi yamutumye umutwaro w'inkoni, hanyuma aragenda arawuzana. Akirirangiza kuwuzana, dayimoni Cyubahiro yahise ategeka ingabo ngo buri ngabo yose ifate inkoni, muzimanikire rimwe, mumukubite kugeza igihe azahakanira izina rya wa mugabo. Bahise rero bazifatira rimwe barazimanika. Dayimoni Cyubahiro aza imbere yanjye arambwira ngo hakana izina rya wa mugabo tutari twagukubita. Nahise numva imbaraga nyinshi zije muri nge, numva ziraje rwose, ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sinzamuhakana. Nkivuga iryo zina ryahise ribakubita hasi, ribaca amaboko n'amaguru. Haleluya. Nyuma yaho nibwo nabonye bamaze kubibirema, njyewe narirukase cyane, nakura mu mazina ya bamama babiri bangejeje ikuzimu. Dayimoni Cyubahiro ahita ambwira ngo nubwo wabahamagara bakumva ntibagaruka ngo bagukize, kuko twebwe twakubuze kenshi ukiri ku isi, nibo twifashishije kugira ngo tukubone muri iki gihugu. Iyo musenga iyo Mana yanyu yaremye ijuru n'isi, mubo mubuza amahoro nabo mubabuza amahoro. Aho nari ndi rero bagenda nk'inzoka. Ukubona inzoka hano ku isi itembera, niko nabo bagenda aho nari ndi. Nahise nirukanka kuno twe tugenda hano ku isi, ngeze hagati sinzi ikintu cyanteze, nikubita hasi ngenda muri iyo ngendo y'abadayimoni. Narirukase cyane rero, nirukira mu nzu iri ikuzimu y'ibyatsi yari yubatse mu viringo. Ninjiye muri iyo nzu, nsanga harimo igitanda cy'ibiti, ncicaraho ngomeza kwibutsa Imana yaremye ijuru n'isi, ya mirimo navuze mbere. Dayimoni Cyubahiro yahise avuga ngo mukorera for muze muri ingabo nyinshi, muzunguruke iyo nzu yirukiyemo ataducika. Hahise haza ingabo nyinshi, ntazi ahantu zivuye, zifite ibyuma byica, zari zifite amacumu, imisumari miremire cyane, ntabwo hano ku isi nari nayibona. Bari bafite imitarimba n'ibindi bintu byica. Yategetse wari ufite imisumari kwinjira aho narindi, amutegeka kunkuramo amaso. Yategetse wari ufite umutarimba kwinjira aho narindi, amutegeka kunkubita mu mutwe. Igihe cyarageze baza imbere zanjye, wari ufite imisumari arambwira ngo hakana izina rya wa mugabo ntari nagukuramo amaso. Nese numva imbaraga zije muri nge, ndamubwira nti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ntabwo nzamuhakana. Nkivuga iryo zina ryahise ribakubita hasi, ribaca amaboko n'amaguru, baba ibirema, n'inzu turimo ihita ishya. Mu izina rya Yesu rero nasanze harimo umuriro, nasanze harimo umupanga, iri zina harimo imbaraga zishoboye byose. Igihe cyarageze rero nibona mu kibuga. Dayimoni Cyubahiro yahise avuga ngo wowe wa mujinga we uri muntu ki? Nahise mubwira ni njyewe mfite Yesu. Nkimara kuvuga iryo zina rya Yesu, ryaramuteruye rimunaga hirya, asa n'ufashwe na sirikwi. Ahita agaruka arambwira ngo ngwino nkujyanire Imana y'iki gihugu, twumve icyo iragutegekeshereza ko tukwicisha. Imana y'igihugu cyo hasi ni Satani. Yagiye imbere rero ndamukurikira, nari nkikijwe n'ingabo z'abadayimoni. Twaragiye tugera ahantu Satani azirikiwe. Igihe Yesu Kristo w'i Nazareti yajyaga ikuzimu, yajyanye ikamba, ajyana n'amapingu, ajya kuzirika Satani. Twageze imbere y'uwo mugabo witwa Satani, dusanga Yesu yaranyujije ikamba hano mu maha,
hanyuma dusanga aramushyize n'amapingu hano mu maboko no ku maguru. Kubera ikamba rero ryanyuze hano mu maha, agatima kiwe kavuye mu bitereko kaza hano karerera. Igihe kigeze uwo dayimoni cyubahiro ahita amuterera sari, kuko uwo mugabo witwa shitani aziritswe ntabwo yari afite uburenganzira bwo gufata akaboko ngo nawe arakamusubije iyo sari iyo batereranye. Gihe cyarageze aramubaza ngo niki cyabaye muri iki gihugu ko numva umuriro urushaho kunsatira? Dayimoni cyubahiro yaramusubije ngo ni wa muntu wigeze udutuma akiri ku isi. Twageze iwe dusanga inzu ye igoswe n'umuriro, tuhageze turamubura. Tukimara kumubura twifashishije inshuti ze bakundana nizo zamugejeje muri iki gihugu. Akimara kuhagera yakomeje kuvuga izina rya wa mugabo, none tumukuzanye imbere ngo tubwire icyo twamukoza. Rero imana yo hasi ariyo shitani niyo yahise amubwira ngo munkure imbere umwegeze inyuma umujyane aho bene wabo bari mu muriro. Nakomeza kuvuga izina rya wa mugabo umutereremo. Nubona kandi akomeje kurivuga adatinya umuriro, ugenda umuha amafaranga menshi azakire dukorane kugira ngo atazatumenera amabanga. Bahise bansubiza inyuma. Nkigera inyuma gato nahise nge nibaza nti uriya yaba ari shitani koko ko mbona ari umugabo nk'abandi. Igihe cyarageze rero ndavuga ni kansubize amaso inyuma mvuge izina rya Yesu ndebe uko arifata. Nasubije amaso inyuma ndavuga nti tsindwa Satani waraneshejwe. Nkivuga iryo jambo ryahise rimusanga kuri iyo ngoyi Yesu yamuziritse, hanyuma arishika cyane, amahembe yameze mu ruhanga ye atandatu. Ihembe rya mbere n'irya gatandatu yahise yakura, hanyuma ageze hejuru yongera aragonda amareba hasi, yizungurukaho inshuro esheshatu anyereka uwo ari we. Satani rero ntabwo arya inyama zibonetse zose. Satani atunzwe n'imitima y'abantu ndetse n'amaraso y'abantu n'inyama yo ku kaguru k'inyuma. Bahise rero banjyana aho iyo mana yo hasi itegetse. Twaragiye tugera ahantu hari umuriro mwinshi. Muri uwo muriro hari harimo abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru ndetse n'abandi bantu bakora ibyaha. Twarahageze rero ngira ubwoba bw'abantu batatu nari nzi nahasanze umudiyakoneze kazi wo nari nzi hano ku isi yakoraga imirimo myiza. Hanyuma yari amaze amezi 3 apfuye. Icyo gihe amara gupfa korari yagiye kwaririmbira icyumweru tuzi ko ari umugeni utashye ijuru. Igihe cyarageze rero ngenda vuga nti iri niryo juru bavugaga ko ndi kubona harimo abadiyakoni. Dayimoni cyubahiro arambwira ngo niki kiguteye kwivugisha, niki ubonye? Naramusubije ngo ndi kubona mwuriya muriro harimo umudiyakoni nzi kandi wakoreraga Imana yaremye ijuru n'isi. Ahita ambwira ngo nubwo wabonaga abadiyakoni n'abadiyakoneze ku isi, hari abo twabikije amabanga. Arambwira ngo hoji tumwegere akwereka impamvu yamugejeje muri ya muriro arimo. Twaramwegereye, umubyeyi ahita akebuka arandeba. Akimara kundeba yahise ampamagara ati Mama Dieme, cyo genda itaba. Arambwira ngo niki kikuzanye muri iki gihugu cy'ikuzimu kubona natwe twakiburiyemo amahoro? Hanyuma ndamubaza ni wowe ko wari diyakoneze mwiza, niki cyaguteye kuza muri uwo muriro? Dayimoni cyubahiro aramubwira ngo mwereke impamvu yakugejeje muri uwo muriro. Ndagushimiye wowe twabanye mu gice cya mbere cy'ubuhamya bwa Mama Dieme.
niba wafashijwe murarikiye no kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha. Ikindi ndakwibutsa gukora subscribe, like, unagisharinga inshuti zawe kugira ngo zimenye iby'ubuhanuzi n'ubuhamya Imana yacishe muri Mama Dieme. Rero murarikiye kuzakomeza.